Bakunzi bandikisha Moses TV, uno munsi rero reka ngende batembereza ku muhanda uzwi cyane mu Rwanda, umuhanda uzwi nka Kivu Berte. Kivu Berte ni umuhanda uca mu turere tugiye dutandukanye, uhereye mu karere ka Karongi gukomeza na Nyamasheke ndetse ukinjira muri Rusizi. Umuhanda rero urangwamo amakoni menshi cyane, nk'uko mubibuze kugenda mubyirebera, kandi ni umuhanda mwiza cyane, urabona ko urimo kaburimbo, kandi iyo urimo ugendamo rwose witegeye neza ikiyaga cya Kivu, uba ukireba hepfo yawe nk'uko mugenda mubibona uri ekara zanyu. Mubona bibona gake urabona ko uba witegeye neza ikiyaga cya Kivu imbere yawe, hepfo yawe ho gato cyane, urabona ko uba ukireba neza. N'umuhanda wa Kivu Berte ni umuhanda mwiza cyane, ni muremure, urumva muhera mu karere hari igice cya Ngororero, ukaza muri Karongi, ugakomeza ukinjira muri Nyamasheke, ugakomeza ukagenda. Urabona ko nateze bisi nziza cyane, nanjye urabona ko nawugenzemo uno munsi. Navuga ati reka nereke abakunzi bandikisha Moses TV, n'abakunzi ibiganiro byandikisha Moses TV, mbereke ubwiza bwo mu muhanda, ndetse n'ugenda witegeye neza ikiyaga cya Kivu, wumva amahumbezi ndetse n'akayaga kava muri kino kiyaga cya Kivu. Nagiye ngerageza kuzongera kugira ngo mbashe kureba uburyo, urabona ko niyicariye nanjye narimereye neza cyane, ndimo numva akayaga kava mu kiyaga cya Kivu nk'uko ndimo ngenda mbibereka ku ma ekara yanyu, so nk'uko nagiye mbibereka rero, urabona ko tujya kumeza umuhanda wacu. Iki gice tugezemo ni igice cyo turacyari muri Karongi, ariko habura akanya gato kugira ngo tubashe kwinjira muri Nyamasheke. Harabura akanya gato cyane kugira ngo tuze kwinjira muri Nyamasheke. Iki gice ni cya Karongi, kizwiho kugira amakoni menshi cyane. Ntiturageramo amakoni ya mbere arenze, ntiturageramo, ariko ndaza kuyabereka neza nituyageramo. Urabona ko nagendaga mbereka uburyo uno muhanda neza ukora ku kiyaga cya Kivu, ukora rwose. Urabona ko uba uhitegeye neza, uhareba imbere yawe rwose, uhareba imbere yawe. Naho turere tugizwe n'imisozi myinshi cyane, nk'uko mugenda mubibona, ni mu misozi kabisa. Umuntu utabazi kugenda, dore ya makoni nabwiraga, urabona ko tuyatangiye, dutangiye kugenda dukatakata, mwabibonye, sinzi niba mwongera mubyitegereza neza. Urabona ko shoferi atangiye kugenda akatakata ya makoni ababwiye. Ni umuhanda Kivu Berte, ni umuhanda uzwi, urangwamo n'amakoni menshi cyane, mumaze kuyareba. Uku nguku tugenda dukata, dore ngibyo nk'ikoni riri imbere, se murireba iryo koni riri imbere, urabona uburyo rihese kabisa. Urabona ko iyo niyo Kivu Berte baba bavuga, niyo Kivu Berte baba bavuga. Abantu bakunzi bandikisha Moses TV mutari muyizi rwose, nizere ko uno munsi mbatembereje kabisa. Muze kumwe muri comment uko mwabibonye, buri buryo akata iri korosi murabibona, urabona ko ari rirerire kabisa. Aha tuba tukiri mu karere ka Karongi, ariko habura umwanya muto cyane kugira ngo umuntu abashe kwinjira mu karere ka Nyamasheke, uko nagiye mbibereka. Ni uturere tugizwe n'imisozi miremire cyane, ntabwo umuntu utabasha kugenda rwose, utazi kugenda ntabwo yabivamo. Urabona rya korosi riba nk'iri korosi ukuntu ringaniye, arakase hafi iminota igera kuri ibiri yose, hafi iminota 3 yose agikata. Ni uturere rero, ni umuhanda mwiza cyane. Urabona ko umuhanda uracyari mushyashya, urimo kaburimbo, harimo amatara ku muhanda, amatara urabona ko ahari, ufite buri kimwe cyose, amarangi urabona ko kigaragara. Ni umuhanda mwiza cyane. Nakomeza kubabwira rero, urabona ko amakorosi aremereye ni ariya tumaze kurenga.
ubu hano imbere tugiye kwinjira ni mu karere ka Nyamasheke nk'uko mubizi. Ubu aka kanya twinjiye mu karere ka Nyamasheke neza, mugiye kubona icyapa aho imbere dore ngiki Nyamasheke district, urabona ko ubu aka kanya twinjiye muri Nyamasheke district. Yes. Ubwo rero iki kiyaga cya Kivu kigenda gikora ku turere twose, nk'ubu urabona ko aho imbere rwose urabona ko ari mu karere ka Nyamasheke, urabona ko naho ikoraho neza cyane. Muraza mubone ahantu iyo harimo ubwato, ahantu mu kiyaga harimo ubwato kabisa ku mpande muraza kuza kubibona neza tugera imbere. Urabona ko iyo urimo ugendamo n'umuhanda rwose uba witegeye neza ikiyaga cya Kivu, amafu ava muri kino kiyaga rwose ubwibone. Rero bwa bwato nabwiraga urabona ko buri aho imbere, ndakeka mubwitegereza neza, reka nze mbubereke neza. Okay, aha kuri kamera babuberetse. Wakoze rero kubana na Nitishira Moses, ndakeka yuko uno munsi ubashije kwibonera n'amaso yawe mu cyo bita Kivu Belt, umuhanda wa Kivu Belt. Nizere ko wabashije kwitegereza neza, ubonye amakuru agiye atandukanye arimo, ubonye uburyo hari umuhanda mwiza ukora ku kiyaga cya Kivu neza. Ikiyaga cya Kivu ugenda ukitegeye, wumva amafu ndetse n'akayaga kazamuka kakivamo. Wakoze kubana nanjye rero, ndagushimiye. Nitwa Nitishira Moses nk'ibisanzwe, ndagusaba gukora subscribe kuri Nitishira Moses TV, kandi mu gihe ukunze video yose ubonye ndagusaba kuyirayikinga ndetse no kuyisangiza bagenzi bawe. Imana rero ibarinde. Ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Nitishira Moses TV nakagaruka.